Nabaye abantu bakomeye wifuza kuzahura nabo mu buzima bwawe? Abantu bakomeye nifuza kuzahura nabo mu buzima bwanje. Nsabi. Bikokora. Urakumva? Ntuza nabijobijo. Kuvumba babyita gutwerera mu kintu cy'intuza. Hanyuma rero bari kari no guma ajyangiye mwijoro banene nane mbonye agapira ka kabiri ntababishimira Imana ariko byumva uhore. Ko kwakira bakwita Nsabi Jean d'Amour umwana mubonye twahuriye mu gitaramo cyangwa se mu masengesho ya Meshake. Uyu munsi wa none turi kumwe nawe nyuma yaho yarambwiye ati ariko mfite n'impano Mesha. Yewe gira amagambo 5 y'ubwenge uzi mu mutwe wawe. Manze numva impano ufite kwanza. Amagambo 5 y'ubwenge mfite nzi mu mutwe. Nshaka gukina comedy. Yewe ese ni jambo ry'ubwenge? None gari byo nshaka gukina. Nshaka gukina comedy bag. Hayikina Maria kwimenya. Bamara kunyigisha. Yewe nabano wana nakongera nkishima. Ntabwo ujya wishima? Nijima zubwo waje kwishima ute? Ibyo ushaka utarabigeraho. Baratubwiye ngo papa wawe ntabwo mu Rwanda yanze mama wawe. Ese niyo story gatoya. Papa wanje yanze mama kubera afite ikibazo cyo kutabona kandi yanasaze. Ntabwo ari gusafite uburwayi bwo mu mutwe. None se wari kurwayinda kuri ukushimagura? Oya. Kwishima mu nda. Kubera inzaje kundya. Nakubwiye. Nzaremereye nabe. Nusuruka kurya ryari? Nusuruka kurya ryari? Ejo none ariye mu bukwe. Mu bukwe? Ujya mu bukwe kugira ngo bashe kurya? Kuvumba. Mu kandi kantu twazanye no gutwerera. Mutwerera gute? No gutwerera nyene. Nyine mutwerera. Kuvumba babyita gutwerera mu kintu cy'intuza. Hanyuma rero bari kutureba ubushize duhura bwa mbere mu gitaramo cya Pastor Meshake waje n'ubundi wambaye iyo myenda. Ndareba ndavuga nti reka nkuremera akantu gatoya. Bakoreho kamera gato umunota umwe uhindura imyenda abantu bongeye kukubona none uri smart tuganire uri smart. Wow ukoze Imana ya. Ukoze. Oya urachimira nyuma. Yewe kutangiye kugenda neza ra. Yewe yewe kari no guma ajyangiye mwijoro banene ngiye mwijoro. Uvuze ngo iki? Ngiye mwijoro. Ijoro se gutekana n'ibindi. Yewe akonene narahoze mu gashati kamwe n'agapira kamwe nane mbonye agapira ka kabiri ntababishimira Imana ariko byumva uhore. Byumva uhore. Uramuzi se? Byumva uhore. Tubyita karo kwa Kimeguza. Kwa Kimeguza? Okay, ngambwira rero. Yumva gute ngiye twahuye wambara uramyana nabandika ngo akuguru twenda bakabona uri smart. None urumva umeze ute? Ndikumva meze neza. Mugabo ngase ni bakona barabona ari wowe? Aya. Baravuga yahindutse. Gute? Yewe. Yes yongeye yanyambitse ariko. Wakonye mbere no wakubonye nyuma. Nyenda wari wambaye. Muri kamera uganiriza abantu ariko wabikumva umeze. Ndikumva meze neza. Ntagute? Neza cya. Baca umugani ngo ukize ubutinda bukubitira gundi. Ushatse kuvuga? Nshatse kuvuga ati ubwo nongeye nambaye mbese. Wongere wambaye. No kurya urarya humura. Aha kubera iki? Kubera Imana. Iri nijoro. Akazuba kari kuva.
akazakava mu ijuru urukubona kari guturuka atwereke turebe dore wowe kari kumbonerera nkagira utwuya we ubizi ko abaye inzobe oya se udatuma mbyinira mu birere ariko nakareba mparampara nubwo natajagaye napfa kukareba mparampara aha mukawera w'Imana ganza tegeka mukawera w'Imana ganza tegeka amen ibintu bitanu wadusetsa musasa badutera urwenya wapfuye ngo uri umukomedi twereka impano yawe aha ibintu bitanu yewe burya zikora muntu yambwiye ngo hari akademu yahuye nako nimugoroba ndamubwira ko kademu sikasa gute Washa ngo nigikara nkawe ngariko yewe we ukabonye ntabavuga ngo uri igikara babutaye ubutinde uwo muntu rero yavuze ngo arabasha ngo areba ukuntu gasa neza ahita kavuga mu Nsimana jada mu muryango numva ndabigende yewe we ndavuga nti ndaje we yewe we byumva uhore umugezeho ndamusuhuza areka agasoni ndi muri ngo harya iyo bateraga imitoma gute Oni si umusore utagira amafaranga atera imitoma yewe we none si baca umugani ngo nyabarongo urica nica abanyigemuriye none umuntu yaba kwihamagariye ukagira isoni uyabivuge neza yabona ngo ntiyica abanyigemuriye ubuse wumva uzakora nawe ukazana umugore kubera iki kubera Imana yazanye akazuba uzazana umugore nanjye nzamuzana ushaka gukina comedy nkande rero nshaka gukina comedy nkande nkabikokora kokora munsi undi muntu nka Nsabi nabijebeje ariko mena yanje ari gutitiza kuramutse kagira ngo gurahavuye ngo ariko mana yanje koko wacu hwera kutabwiye wabone nganzanire ibintu byanje uze ko ntabicaneye ngo abanyamakuru batatuze abanyamakuru bangahe batatu nzi umuntu nawe si umunyamakuru ninde ndeba ku radiyo ninde Rusakara uvuga nka Rusakara warara abaturage sinzi ko nabigororaga sinabishobora nkigira ngo ntuza nari Rontina niba ari Rontina niba rinde Rontini neza yewe we nawe yari gutara amakuru yicarira umanza yumva ibindi byumva hore wamubwira ngo kineza Rontina Rontina namubwira akantarira amakuru gagezeho ngira ukuntu amubwira mugute ngira ukuntu uri umubwira Rontina ndamubwira ngo aha uzi gutara amakuru neza agagororotse Imana iguha umugisha mu kiganiro live ramanza umusuhuze umara kumusuhuza ubigenze ute mbimubwire cyakoze mpene na gugu turi live mu kiganiro mbwiye ko umufana Rontina nitwa Nsimana Jada Muru muri Kanyiramusengo nashatse kukuvugisha naje kureba ntuza pasitoro
ngampanurire mbese nanjye numva ndimo wanena magana ga ndi kukubwira ko ngukunda amakuru yatara neza aha wampa n'akanuma nkakumva ku radiyo yayo zose ariko nkakumvira ku radiyo zose no muri Kanyuramusengo bakakumva kandi Nsabimana Jade muri kagize ute agasabye uzi n'ikindi ikindi nitwa Kagurube urakoze cyane akanuma yes Leontina turi mu kiganiro uyu mwana ngo abanyamakuru azini babiri bonyine Leontine nande na Rusakara urishimye ndishimye cyane kuva muvugishije Leontine we Sanga cyanyumvisha Rusakara yewe we nabyinira kwikoma Sabina kwikoma kana ku musozo tugira amagambo 3 y'ubwenge wiyiziwe ibintu bitatu kunda kuvuga naho kumva biri mu bwenge bitatu gusa bwaba wawe utareze ukabimenyara uvugisha Nsabi se nibo bazi ubwenge yewe we uzi ubwenge uzi yewe we nakuye ko nisi naweze nabaye abantu bakomeye wifuza kuzahura nabo mu buzima bwawe abantu bakomeye nifuza kuzahura nabo mu buzima bwanje Nsabi bikokora urakumva ntuza nabijo aba bantu nibo nshaka kuzahura nabo yewe ku buryo maze guhura nabo kahita gahitinga nakumva ndimo wanene nkavuga ati nje Kagurube nkuye nande na Nsabi nabikokora byaba ari sawa right twikomereze uzi gusenga gusa waba utajagayo ukabimenyara icyumweru kigizwe n'iminsi ingahe icyumweru kigizwe n'iminsi zingahe 26 umwaka ugizwe n'amezi angahe umwaka w'ubona mbese uzikora kugeza ku 10 ibyo byoroshye uzikora amafaranga ukageza kuri miliyoni wana nageza nko ku 100,000 uwagwa miliyoni ngo yitwaye ntiwashobora kuyibara abyuvuga waraveze yewe uzi cyane nahita nkora nahita nshinga kantuza namanza nagura karimo ngahita nshinga na kabutike yes nkumva ndimo neza we ugerageza kubigendera rero kuriya wongera ugaruka uri gukina mbese nk'ugenda uri gukina hirya iriya umeze nk'umuntu Mana yashubije kumva meze neza urumva umeze ute meze sawa urumva urimo neza ndikubyinira kwikoma wumva umupira ntabwo ufanaga ibyo byo binkureho ko kankubaza umupira igihe mwafaniye mwungutse ibiki nsubiza ese wowe ugiye wafaniye ibikokora na Nsabi wungutse iki nungutse iki nungutse kwishima yewe turabare twabafanye oya iyi kipe urugufana itsinzwe umugeraga mu mwene nko gukura umuntu izuru ntabwo ujya wicara ngo utekereze wabaye nk'umushoferi aho kubera aba ari byiza uba wumva wakina uri kurira uri kurya ubabaye wishimye ndikurira mwamubonye niba mu magambo avuga nijwe afite murumubona hari icyo yamarira sosiyete mu gusetsa mu gutera urwenya
twandikire ubishe no muri comment hasi turabakunda amahoro y'Imana bane namwe hari cyo asaba abanyarwanda bagukurikiye icyo nasaba abanyarwanda bankurikiye mwakoze kunkurikira abanyarwanda ba Paul Kagame ubwo nabavugishije nitwa Nsabi Jean d'Amour iryo basanzwe banzinika gurube ndabashimiye Imana ibahe umugisha kandi amahoro y'Imana bane namwe bye bye ngo nagogo ariko kagurube dushira ikivugo cya kagurube ikivugo byo ntambizi okay murakoze cyangwa ntabwo ujya wivanga nka lenge nk'eshatu muri kagurube 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 ndiyemera none sinakwiyanga ikindi kintu abantu bakuze bo mu gahunga ikindi kintu abantu banze bo mu gahunga hanze ko nikorera imizigo nkaba nakomvayera imbese ariko ahantu hanze cyane cyane ku rukiko kubera ariho ku ivuko yirwisha abagenzi uri kwanga iki mubanguke muyuzure yes yuzuye ba desa aja kuyiki hariho nabwiye ngo tugende aravuga ngo basuhu ntandi kugendera ukubona mpagaze narasetse wabwiye umuntu ngo uragenda mugenzi none se urukubona mpagaze urukubona ntari kugenda ndebe ingurube hejuru ariko narasetse nuko naho ngarukirije bayi ngo nagugu